mu kipe ya Rayon Sport rero tuyikomerezeho ni equipe ya Rayon Sport ubu noneho umuntu avuze ko ajya kubabwira inkuru itari nziza ukunze Rayon Sport ntabwo yababeshye. Rayon Sport iri ku mwanya wa mbere mu shampiyona igeze ku munsi wa 15 wayo nubwo Rayon Sport isigaje imikino 2 ngo shampiyona phase ya irangire ifite polisi ku itariki ya 4 z'ukwezi kwa mbere ni muri weekend itaha bakagira weekend itaha ahubwo ni weekend tujye kwinjira nejo muri weekend nibwo izakina na Police FC bakazajya n'ikipe ya Mukura bazakinira muri hari Butare mu yindi weekend bwizakurikiraho. Equipe ya Sport rero yamaze gutungurwa n'inkuru yo gusezera ko umutoza wa fitness Ayabonga Rebitsa wasezeye mu nshingano zo kumutoza fitness. Uyu numugabo umuntu atatinya kuvuga kazi yakoze mu kipe ya Rayon Sport muri kino gihe ramazemo. Numugabo impamvu umuntu abivuga Rayon Sport kumuri kucyana ubona yuko nyina equipe kubijyanye na fitness yazamuye urwego. Ni equipe yakinaga match yose ubona abasore bazi batararo. Iyo rero ni credit wagahaye uno munya Afrika y'Epfo Ayabonga rumaze imyaka iri mu kipe ya Rayon Sport. Akaba rero rwose yatunguye Rayon Sport ayandikira ibaruwa irambuye ayibwira ko atazagaruka kuko yaramudi mu biruhuko ngo ntazagaruka mu kipe ya Rayon Sport kubera yuko ngo madamu we ngo ararwaye. Ni inkuru itari nziza muri Rayon Sport kuko birumvikana ko ugomba gushaka kumusimbura ariko nanone uri ku rwego rwe ni ibintu bigiye kuba ariko mu gihe gito yakubera ko Rayon Sport ntiyaba idafite fitness coach. Ubwo rero bafana ba Rayon Sport bakunzi bayo Ayabonga Rebitsa ntakiri umutoza wa Rayon Sport yo mu bijyanye na fitness yasezeye atanga impamvu yuko umudamu we cyangwa se uwo bafatanyije kurwubaka arwaye. Ubwo rero iyo ni inkuru ya mbere muri Rayon Sport. Ayabonga Rebitsa yasezeye ntakiri umutoza wa Rayon Sport wa fitness. Iyo ni ya mbere. Hanyuma iya kabiri Robertinho waragira mu Rwanda mu cyumweru gitaha kuko arabaje gutegura match retour we yamukina ahubwo wa polisi n'imikino isigaye kujya mu phase irangire. Yarari muri Brazil yagiye gushaka yari yagiye mu minsi mikuru Robertinho. Hanyuma ubwo indi nuko Basane nawe agomba gutangira imyitozo muri kuwa kabiri kuko azaza kuwa mbere mu ijoro agire mu Rwanda kuwa kabiri hanyuma atangira imyitozo na Sport kuwa kabiri saa 9 hariya mu Nzove. Ubwo ndimo nakomoza kubagiye ubwo na Erenga nawe agomba kugira mu Rwanda muri weekend ntagihindutse. Hanyuma abandi nabo ubwo bakomeje imyitozo navuga abakinyi ba Rayon Sport bari kwitegura iyo mikino ibiri cyane cyane ya polisi iri vuba. Hanyuma ubwo tugiye ku kipe ya Rayon Sport nuko ku munsi w'ejo Juru Park hafunguwe fan club nshya ya Rayon Sport akaba ari fan club yitwa Indatwa. Ni fan club rero irimo abagabo basanzwe bazwi muri Sport nk'uwitwa Kamaire Sidamour. Hanyuma rero birumvikana ko rero ni equipe ya Rayon Sport ikomeje icyo nabonye kuri iyi komite twanagarutse ku munsi w'ejo. Ikipe baritegura neza yego ariko ntibagirwa n'abafana kubera ko abafana nibo mbaraga zabo barabizi neza ko batabafite hari ibyo bahomba. Niyo mpamvu rero icyo nabonye bahagaciro nyine abafana. Niyo mpamvu Tadeo Radio nka president wa equipe barimo muvunyi bari bahari. Rero ku munsi w'ejo Rayon Sport ubwo ikintu gikorwa cyabaga muri no fan club yo na Kamaires Jean d'Amour wabonaga nyine ko abafana ba Rayon Sport bishimiye kubona komite yabo ko yaje kubashyigikira. Ubwo rero birumvikana yuko mu byo bavugiyeyo wenda tujye kugarukayo abanyamakuru babaje president wa equipe ya Rayon Sport Tadeo bati koko Azizi Basane na Forunganye bagiye kugurishwa. Kubera ko amakuru yagiye avuga ko abo basore bifuzwa mu kwezi kwa mbere bashaka kusohoka mu kipe ya Rayon Sport urumva ariko bije kurangira president wa Rayon Sport avuze ati rwose ngewe sinabagurisha. Reka tumwumve rero tunavuge n'ibindi byavugiye muri iyi sembyiti namara muri kugufungura no fan club ko Rayon Sport buri ahantu hose hari abayobozi bayo cyangwa se hari bamwe mu bantu badesida muri Rayon Sport ntayabobura amakuru. Reka twumve rero kuki yasubije kubijyanye no kuba Rayon Sport yagurisha Forunganye mbere ko zirangira cyangwa se Azizi Basane umunyakameruni. Ngewe ntabwo mfite gahunda yo kugurisha umukino ntaratwara igikombe happy kuko Rayon Sport ntagibana abakinnyi ariko uraza kumbwira uburyo ubu ngubu koko ndi uwa mbere ikipe mfite ndimo kubona uburyo ngenda twarinya neza mu kibuga hanyuma nje gukuramo umukinnyi yena nakongeramo undi ariko gukuramo umukinnyi uyu munsi oya ntabwo biri muri gahunda zanjye bishobora kuza ari imprevu ntateganije kuko Rayon Sport nema abo bakinnyi bayikunda. Umukinnyi aza akajya muri Rayon Sport akigaragaza yamara kwigaragaza bakamugura 100 cyangwa 50 ukamutanga undi akaza ariko giye uyu munsi nawe babwiye nago icyo nkeneye cya mbere uyu munsi ni igikombe
icya kabiri ni amafaranga. So rero nimara kubona igikombe n'amafaranga nzatekereza, ariko umunsi ni igikombe cyane. Bamwita Tadeyo rero ngira ngo abishyizeho umucyo avuga ku bijyanye no kuba rwose atari muri gahunda yo kugurisha bano basore, ngo ntabwo ashaka kugurisha umukinnyi n'uyu n'umwe atatwaye igikombe cya shampiyona. Hanyuma rero ibyo ni bimwe umuntu yaba agarutseho byavugiye ku munsi w'ejo ku Irebero, bijyanye nuko Rayon Sport rwose idafite gahunda ko yagurisha umukinnyi n'umwe. Hanyuma ikindi ejo muri rwa rwego rwo Rayon Sport muri phase de tour ngo imodoka yayo izaba yamaze kuba tayari ya bisi yayo, kuko ngo irimo irakorwa kandi ibikorwa bigeze kure byo kuyikora. Nabonye rwose baramaze no kuzana imoto, baranayemeje ku munsi nibwo bayemeje bavuga bati iyi moto nizagenda imbere ya bisi. Ubwo bigiye kuza muri bya bihe byashize, ubwo hari bisi rwose ya bisi Rayon Sport yagenwaga imbere n'ikimoto. Ubwo rero nacyo barakyemeje ko kigomba kuba kiri tayari. Akaba rero ari bimwe umuntu yabavuze bijyanye n'ibyavugiye ku munsi w'ejo muri iyo nama, cyangwa se muri uko gufungura fan club yitwa Indatwa za Rayon Sport. Hanyuma rero reka tuve kuri Rayon Sport, ubwo abakunzi bayo mwumvisha amakuru ari kuvugwamo. Wenda inkuru ikomeye niyo ngiyo ya Bongare bita umutoza wa Fitness Rayon Sport wamaze gusezera kuri izi nshingano, wigumiwa muri Afrika y'Epfo. Akaba rero agomba kwita ku mugore we urwaye. Hanyuma tuye ku shampiyona y'u Rwanda igeze ku munsi wa 15. Ubundi mu mibare nuko umunsi wa 15 nyine n'uwa nyuma w'imikino ibanza. Hari amakipe atajya muri vacances ajya kuruhuka, ariko hari nandi agomba gutegereza imikino y'ibirarane. Hari umukino wabaye twagarutseho, Polisi yatsinze Gasogi kwa 5 ibitego 2-0, ariko uyu munsi hari match ebyiri. Muhazi yakaniye rwose ngo irashaka gutsinda Kiyovu hariya Ingoma. N'umukino uri bubere mu kanya saa 9. Hari abari kugenda bamanuka mu kanya gato bampaye ubutumwa bwa turamanutse, barimo ba Dosire umufana wa Rayon Sport, ariko nabonye match ahantu hose ibere ibaya aramanuka. Ure nawe ngo ari mu bamanutse. Bagiye rero kugira gute, bagiye kureba uno mukino Muhazi ya Ruremesha irimo igiye kwakiramo ikipe ya Kiyovu Sport nayo ishaka gusoza fazari atrise ibonye hano manota, kubera ko yayifasha kuva kuri muri ya murongo utukura mu makipe ya nyuma ashaka kumanuka mu deuxième division. Ubwo rero umukino wo uraba kuri uyu munsi 9. Hanyuma undi mukino hari kuri uyu munsi ni Gorilla kuri Kigali Pele Stadium, niyo match yonyine iri Kigali. Gorilla iri mu bihe bibi, bisubiremo rwose iri mu bihe bibi. Gorilla irakira Rutsiro, n'umukino nawo mwiza ukomeye. Rutsiro imwe ari amakipe kinahuje, na amakipe akina atambaza ko bafite abatoza bafite iyo karite yo babakina umupira w'amaguru, ntabyo kupituwa bakina nyine ukandana ukayibona. Yaba Kirasare wa Gorilla kipe irakina, nubwo wenda muri bino bihe bya nyuma bya fazare bitamukundiye, ariko ni ikipe ikina. Kongeraho rero na mugenzi we inundi yasimbuye muri Gorilla Gatera, turaza kubona akamace keza. Ni mu kanya gato rero ku isaha ya saa 9. Hanyuma undi mukino wenda twihuse nuko ekipe ya Vision ejo kuwa mbere izakira Musanze Nyamirambo. Hanyuma Marine nayo yakira ikipe ya Bugesera, ni match izabera i Rubavu. Akaba rero ari ibyo ngibyo twaba tuvuze kuri shampiyona, nayo igomba kuzahita ikomeza n'ubundi mu kwezi kwa mbere, urumva, kubera ko nka match zihari ku itariki ubwo kambuza june ya 15. Etenseri kuri teke ya 7 izakina na Sido Kigali ni kirane 11. Mukura na Rayon Sport zakina, Amagaju na APR FC bakini. Gusa muri weekend hari match Polisi irakina na Rayon Sport. APR nayo izaza kubikina na Musanze, match zabiri Musanze. Ni match nyinshi zari za shampiyona. Ejo twabonye ibintu bisa wenda nkaho ikipe y'u Rwanda semgite kwisuzugura. Ejo twabonye umwana witwa Kanamugeroje akina match nziza, ariko bitewe nuko ku munsi yakinanaga imbaraga yageze araruha pe, turabibona. Ariko umuntu yari kuri bench agasanga nta wundi muntu hari, abatoza banze guhamagara undi nimero 6 nyuma ko pasa vunitse, bizanira Simeo ukira ku 8. Kanamugejeje yararushe, turabibona. Turavuga uti hari abatinyi bari ko barahamagaye. Twakimajeho turavuga tuti Jim Mulisa wari umutoza uzi abakinyi b'u Rwanda, uzi iki kuki umutoza wowe ubwawe utahisemo kuba wagarura Sefu ukina kuri 6 kandi wari wamuhamagaye mbere yuko kuri camp ya mbere, kuki utamuhamagaye nyine kandi ari umukino tubona ko yagufasha
atubwira yuko ngo impamvu atamuhamagaye ngo ari imyitwarire mibi CF yagize. Wenda turaje tunakomoza kuri iyo myitwarire mibi narebe neza niba koko ubundi we nk'umutoza umukinnyi yego agize imyitwarire mibi ni icyo ukora kugira ngo ube wagira gute wamugarura mu bihe byiza. Reka tuze mu kanya gato nyuma kumva ku munsi w'ejo icyo Jimmy Mulisa yatangaje nyuma yo kuba yarabonye intsinzi y'ibitego kuri kimwe. Murakoze rango nk'uko bivuze twagiye gukina match atubizi neza yuko tudafite qualification ako ibyo nabwiraga abakinyi nuko gwa honeri nyine national turi kuntu twitwara neza ibintu ubona yuko ntago bimeze nk'ukuntu byari bimeze nyine ko harimo knockouts ko criterion kuntu yari imeze ibintu bidasanzwe ko nk'ukuntu byagenze tumbaga dushaka nyine kureba ukuntu tugira resultat nziza turangize neza turebe ukuntu tubona amanota 3 twabonye amanota 3 ibyo ni byiza avuga yuko ari honeri kuri national gutsinda. Ikibazo cya mbere ngira ngo CF warabizi twaraganiriye cyari ikibazo cya indiscipline twaraganiriye arabizi wenda umubaje yagusubiza ngiye kubabwira ibyabaye na matiko ibintu biri professional warabizi twaraganiriye. Icya kabiri gusimbuza DJ umvaga ushaka guha amahirwe na Taiba so ari byo yakoze neza abonye na occasion ariko numvaga nshaka guha amahirwe na Taiba nawe turebe kuntu ashaka kwitwara. So mu byo numvishe navuganye wenda n'abayobozi ari chance yuko wenda nka best loser ashaka kwikarishya kakara amakipe y'abarabu ngira ngo yavuyemo ubu no gusenga turebe niba ya bamwita Jimmy Mulisa yavuga ku bijyanye n'umukino ku munsi w'ejo ariko umwumva gira ngo avuze kuri CF avuga ko impamvu atamwongere muri equipe nationale si ikibazo cy'ubushobozi si ikibazo cy'iki ngo nukubera yuko ngo yari afite ikinyabupfura gike wenda twabashe kugira hari biri kuvugwa wenda umuntu atatindaho ngo CF yaje muri kampu ya mbere ngo ufite ikibazo cyo kuba ngo yasomyeho ariko umuntu akibaza kuki yakoze umwitozo wa mbere wa kabiri no wa gatatu ukamusezerera nyuma ntumubwire ngo agaruke hari imyitwarire mibi natwe tudashyikiye ariko nanone nk'umutoza none se ubwo birarangira wenda nimbona ko aje muri kampu hari ikibazo cy'imyitwarire mibi kimugaragaraho kuki nyine udeze umusezerera direct. Icyo ni kimwe cya kabiri equipe nationale niyo gutangira amahirwe Jimmy Muri ukuyemo Tayicinga utanga amahirwe kuri Taiba ukuyemo umukinnyi mwiza ushizemo uri hasi ngo no gutanga amahirwe oya siko byakagenze wenda ndamukaye gato turaza tunasoma n'ubutumwa bwanyu bijyanye n'uno mukino muri rusange ariko ikintu kiba cyobaje ni icyo ngicyo rwose cy'ukuntu equipe y'igihugu Rwanda hari ibintu bibaho kibaza nyine n'impamvu bibaye ariko nta kundi nyine ikipe Rwanda reka tutegereze nyine ko ayo mahirwe yazaboneka wenda tukabona niyo qualification cyangwa se tukabona nubwo uri twakikarifiya Amavubi ni ibyo twaba tuyavuzeho muri rusange ubwo wenda ku munsi rero tuzasesengura ibijyanye nayo. Inshuti yanjye no kugira umwuga ukurengera ejo hazaza Nadine n'abandi basore n'inkumi babimenye kare bagana LWD Tiveti Center ubu barakirigita ifaranga mu baturanyi babo nawe tugane tuguha ubumenyi buzagusazisha neza ejo hawe hazaza. LWD Tiveti Center yatanze amahirwe yo kwiga imyuga ku bantu bose twigisha imyuga yo kudoda gusuka gukora ubwiza bizwi nka makeup by'akarusho kandi twigisha gukanika amagare ya siporo bimwe mu bifitiye akamaro urubyiruko. Nawe rero ayo mahirwe y'imboneka rimwe ntagucike. LWD Tiveti Center tuguha ubumenyi mu myuga inyuranye ugasohoka uri intyoza ku isoko ry'umurimo kandi mu gihe gitoya. Kwiyandikisha birakomeje ku mashami yacu ariyo Kicukiro na Rwamagana ahazwi nka Buswayirini. Ku bindi bisobanuro duhamagare kuri nimero zacu zikurikira arizo 0784 45 none 51 cyangwa se 0795 98 77 14 hari
kandi na 0782 53 74 LWD TVET Center, umwuga wawe ejo hawe heza. LWD TVET Center, iga ukore utere imbere. Ukeneye ikibanza cyiza, ukeneye inzu yo guturamo ifite igipangu ifite parcelle na annex z'agatangaza, tugana iwacu mu murenge wa Kigali mu karere ka Nyarugenge mu mujyi wa Kigali mu kagari ka Nyabugogo. Tubafite inzu nziza ifite douche na toilette zirenze imwe mu nzu, ndetse kandi na parcelle yagutse irimo inzu zikodeshwa imbere mu gipangu nziza. Niba wifuza aho gutura heza witegeye ubwiza bwa Nyarugenge n'imisozi ya Gasabo, Kamonyi na Rulindo, bizafasha umuryango wawe kubaho unezerewe cyane. Twitegeye hafi nka Norvège Karama, heza hayobotswe na benshi kuko niho dutuye. Ni amafaranga make cyane, miliyoni 60 gusa z'amanyarwanda, nicyo giciro kihabereye. Erega keza karigura mugenzi wanjye. Duhamagare kuri telefoni igendanwa 0788820481 maze tugutembereze ubwiza bwaho. Icyubahiro cyawe naho tuzi umuryango wawe. Muraho, nitwa Nigena Josiane, nkaba nkorera company yitwa MU Insurance ishami rya Nyabugogo. Product dutanga harimo motor insurance, harimo fire insurance, general accident insurance, engineering insurance, bama bonds, marine insurance, money insurance, travel insurance, aviation insurance n'izindi. Twabashishikarizaga rero kutugana, dutanga serivisi nziza. Tukaba twari mu kimbere ya Beka mu etaje y'uwitwa Jacobo, etaje ifatanye na station SP. Ikaze rero, ni karibu. MU Insurance ni ya kera, imaze igihe iri gukora cyane kuko yahinduye izina. Mbere yitwaga Phoenix Insurance, ubu ngubu yitwa MU Insurance. Ikaze bakiriya beza, murakoze. Lily's Shop, iduka ry'icyerekezo ku bakene ibyo kurya by'amoko yose. Turaranguza tukanacuruza detaye, tubafitiye ibyo kurya by'amoko yose. Umuceri mwiza uyu wahogoje abawuguriye iwacu, isukari nziza, ifu ya kawunga ya yindi ryohera uwayikoresheje. Tubafitiye ubugari mwakunze bwo ku buhanda ahazwi nk'igitwe, amakaro na buka, amavuta aryohesha indyo, sauce tomate ya salisa n'ibindi mwakenera hano iwacu. Umwihariko wacu kandi nuko tubafitiye amafu y'ubwoko bwose ndetse n'amafu avangiye hamwe kandi atunganyije neza. Tubafitiye ibyo kunywa, amata meza ndetse n'amazi by'uruganda rw'Inyange. Urahasanga ibikoresho by'isuku, Kotex ku badamu n'abakobwa, Pampers ku bana, papier hygienique ndetse n'ibindi bikoresho by'isuku utasanga ahandi. Dukorera mu isantere ya Ruyenzi ku cyapa cya mbere cya taxi z'imodoka z'igihara ku nyubako nshihari. Iwacu hariranga. Duhamagare kuri telefoni igendanwa 0788 48 cyangwa se uduhamagare kuri 0730 tubikugezeho mu kanya nk'ako guhumbya. Lily's Shop, ibiciro byacu binogeye abatugana bose. Yes, tubaha ikaze kuri Alpha TV Rwanda. Turabana n'abafatanyabikorwa batandukanye barimo MU Insurance, ishami rya Nyabugogo, akaba rero batanga ubwishingizi bwose ku binyabiziga. Ibaherereye Nyabugogo imbere ya banki ya Kigali. Bakaba rero wabahamagara kuri telefoni igendanwa hariyo 0780453308. Turaza kubana kandi na Lily's Shop, ni iduka ricuruza ibiribwa, bakaba bacuruza detaye, bakanaranguza ku giciro kinogeye buri wese. Baherereye mu murenge wa Runda ku Ruyenzi mu isantere. Bahamagare kuri telefoni igendanwa 0788 48
87 13 cyangwa se 07 30 94 turaza kandi kuba turi kumwe n'umuhanzi Musabyimana Donati ni nayo mazina asanzwe akoresha kuri YouTube channel ye urasanga indirimbo zinyuranye indirimbo zinyura imitima zikanaruhura intekerezo zinaniwe ibuka gukora subscribe koresha ya ndetse na comment ni ingenzi kuri we cyangwa se umuhamagara kuri 0788 41 Umuhuza Show icyitegererezo ku bakeneye ubuzima bwiza dutanga serivisi zitandukanye zakubakira ubuzima bwawe bw'ejo hazaza twigisha abatugana kuvanga amarangi y'amoko yose ndetse no kuyasiga tubafite sonorisation zifashishwa mu birori bitandukanye yaba mu bukwe amaniversaire ndetse n'ibindi byose abakeneye imyambaro y'ibirori imyambaro y'abageni ndetse n'ababagaragiye bose abifuza imyambaro isanzwe ya buri munsi dufotora amafoto y'ubwoko bwose dufite photocopieuse ifotora impapuro z'amoko yose tubafite abatekinisiye bifashishwa mu gusana inzu zangijwe na humidite aba kandi n'inararibonye mu gusiga amarangi inzu zanyu zigashashagirana by'agahebuzo turangira abakozi bakeneye imirimo twanarangira abakozi ababifuza tubafite abakora akazi k'ubuzamu abakora mu busitani abashoferi ndetse n'abandi bifuzwa mu buzima bwa buri munsi kubifuza amazu rero ibibanza ndetse namwe mwifuza imodoka abifuza kuzigura abifuza kuzigurisha ndetse no kuzikodesha mutugane nitwe baranga bahebuje abatugana bose akarusho kandi abafite indwara zabazengereje indwara zirimo amibe ndetse n'izindi zitandukanye tubaha imiti mugakira mu kanya nk'ako guhumbya abafite ibibazo byo kutanoza amabanga y'abashakanye mutugane tubaho umuti ubakiza ibyo bibazo byose byabasenyera ingo duherereye Kicukiro hafi ya gare ya Nyanza hafi y'ikibuga bigishirizaho imodoka duhamagare kuri telefoni igendanwa 0788 47 29 cyangwa se 0788 33 51 tukurangira aho dukorera Umuhuza Shop igisubizo cy'ubuzima kuri buri wese. Yes, Fisi Shop ni iduka rikomeje kuba ubukombe mu ngo zacu babafitiye amasorori meza y'ubwoko bwose amasahani amateremusi y'icyuma na plastike bafite kandi amakanya amasafuriya yayandi mukunda babafitiye keto zo gutekamo icyayi wibereye muri sari wawe babafite amapanu yo gutunganyirizaho umureti ndetse n'ibindi biryohera abasirimu babafitiye blender zo gukora umutobe babafitiye blender zikora ji zitunganwa iwacu babafitiye amaplato meza amatasi plota manje zidutwaza ibyo kurya mu ngendo zitandukanye babafitiye kandi ibirahure byo kunyweramo babafitiye ndetse na amatasi bafite amabase n'indobo nziza bidapfa kumeneka ubusa muri Fisi Shop bafitiye udupaniye twifashishwa mu buryo bwose bakagira utu etajeri tubika ibintu neza isafuriya nini nziza zizwi nka muvero zirahari babafitiye imikeka n'ibindi wifuza byose wabisanga ariya muri Fisi Shop abacuruzi bakeneye ibicuruzwa mugende murangure muri Fisi Shop ku giciro cyaho kiri hasi cyane abakeneye ibishingiranwa amajyambere mugiye kurushinga mu ugurire muri Fisi Shop bizabafasha kuko ibiciro biri hasi cyane abifuza guhindura ibikoni byabo cyangwa se gushimwa n'ababagendereye mu ngo zabo mu gihe bari ku meza mugane Fisi Shop kuko nibo gisubizo cyanyu mwebwe ubwanyu ndetse nanjye ndimo bararanguza bakanacuruza kuri detail muri Fisi Shop rero nta handi ni muri Fisi Shop babaye ubukombe bakorera Nyabugogo ku muhanda uzamuka werekeza ku mutelemuko mu etage izwi nko kwa materne
muri flow ya mbere mu ruhande rureba kwibagiro ahateganye n'isoko ryubakiwe abazunguzayi hejuru y'ahacururizwa amashuka. Bahamagare kuri telefoni igendanwa ariyo 0783 babikugezeho mu kanya nk'ako guhumbya muri rusange. Fisi Shop rero baje ari igisubizo ku bantu bose babagana. Ukeneye ikibanza cyiza, ukeneye inzu yo guturamo ifite igipangu gifite parcelle na annex z'agatangaza, tugana iwacu mu murenge wa Kigali mu karere ka Nyarugenge mu mujyi wa Kigali mu kagari ka Nyabugogo. Tubafite inzu nziza ifite douche na toilette zirenze imwe mu nzu, ndetse kandi na parcelle yagutse irimo inzu zikodeshwa imbere mu gipangu nziza. Niba wifuza aho gutura heza witegeye ubwiza bwa Nyarugenge n'imisozi ya Gasabo, Kamonyi na Rulindo, bizafasha umuryango wawe kubaho unezerewe cyane. Twitegeye hafi nka Norvège Karama, heza hayobotswe na benshi kuko niho dutuye. Ni amafaranga make cyane, miliyoni 60 gusa z'amanyarwanda, nicyo giciro kihabereye. Erega keza karigura mugenzi wanjye. Duhamagare kuri telefoni igendanwa 0788820481 maze tugutembereze ubwiza bwaho. Icyubahiro cyawe naho tuzi umuryango wawe. Nawe watugana tukakwamamariza kuri Alpha TVN Rwanda. Waduhamagara kuri 0788957839 kuko turi umunara w'ibisubizo ku bashoramari bose batugannye.